Share ngwino nteruzana amazi. Akusowe. Wose ni wari kuyiperuza. Amazi akonje. Hari umusisiti Imana yahaye message ko nintamukunda nzahita mpfa kandi nge nigirira ubwoba bw'urupfu pe ndacyari muto ni ukuvuga ngo ibintu nk'ibyo ngibyo njye ntago nabigenderamo. Umva hari n'undi muntu uri kumamagarira ariko ikintu nakubwira ni kimwe gusa ni uko nagukundaga kandi uzabona undi pe uzabona undi. Ibintu nibishakwa n'abakunzi n'abashakwa Imana izakunda kandi bwiza. Reka nkomeze hari ahantu nari ndi kujya. Bebe bayi. Bega inzozi mbi ndose we. Ibintu ndose bari tukiri ndimo n'urwahe. Ibintu ndose ganza arimo mfata ko nzi ko ibintu byanjye nzabikora ku bwenge. Ntibizankurikirane pe. Oya. Ntibizankurikirane. Shaganza. Umeze bite? Bro bimeze bite? Shani fresh man. Kumeze neza se man. Byihorere mwana. Uri neza se gutura urabona n'uwo byanze burundu. Byanga se gute n'iki cyangwa uhagaze? Byihore Ganza noneho ibibazo mfite ubu. Nahuye n'ikigore. Ariko nakira rero ngo mfite amafaranga. Ako noneho byanyobeye burundu. Ungiriye neza ahubwo. Wangurizaga udufaranga cyose amara kojya kugisura. Ese ujya wiburira man. Noneho byancanze wumve ngo nabura wumve ko nari kintu mfite. Je rero muri no minsi ibyanjye biri gusobanura. Biragaragara ko umeze neza ahubwo gira undwaneho rwose. Ubu nari mfite gahunda yo kujya kukireba nkirarira cyangwa ngo ngisure mu rugo. Ubu niho duwe ariho narinje kukureba mbere na mbere ngo ubu ninjye kukireba. Nta mafaranga mfite man. Cyokoze Warwanyeho mwana. Ngewe nizeye ko mu minsi iri imbere nzabona amafaranga ko nabonye mu baby ngewe afite n'inzi Imana yamweretse n'imodoka ngiye kuzabona. Mu minsi iri imbere ntago ndaba ndi mugenzi wawe ndaba nakize cyane. None so warwanyeho mwana. Wenda tube dukenye utume nje kumureba. Umva ngewe ubu nta mururumba w'amafaranga mfite. Ngiye kuguha amafaranga ya mere kandi urabizi ko mere agira amahane. Oya ndaye gusubiza vuba ahangaha rwose. Umva hari n'igihe wajya no kugera mu rugo nongeye nkayabona. Subiza ko ibyanjye bitungura. Tangiye kuvuga vuba kandi mere isaha n'isaha yanyaka. Ni ukuvuga ngo nizeye ko bitarenze ejo uzaba amafaranga. Byibura nimugoroba najijisha. Reka nkubwize uko ndabona yaguha. Nguriza rwose aho urabungiriye neza. Uzayakura hese kutari kuyakura kaka. None so akazi koko ubuze n'uyu munsi wajya kumva baramamagaye. Bya birakabyawe. Ubundi se ushaka ngahe? Ugiriye neza nguriza katarani. Rwose nkareba ko hari akuntu namugenza. Amafaranga ya mere amafaranga ya mere wa mutipe tuzapfa ubusa. Buretse mbanze mbare 10 wayamaye yose 20 30 dore sigaranye 2500 aya mafaranga 30 mva Ganza urakoze ubwoba amafaranga y'abandi. Ganza urakoze ngiye kujya kukireba uyu munsi none ndararayo. Ntumbere nigaye ubufumane ntumbere Ganza. Ese icyo cyane ubundi ubwo kimeze gute man? Uzicyana nabonye icyane giye kwikuriye ikofu gusa wikoresha ikimana. Nawe reba nyine nawe umuntu wo mu cyaro ngiye kujyana ibihumbi 50. No mu cyaro se usubize mwana. Ngize amasiko yo kumubona niganye.
uru rufaranga naje njye kumureba. yewe hano mubaza amakuru yawe biragenda ese nshaka kubaza akantu gatoya. hari umumama ndimo ndashakisha witwa Yvette. umumama muremure ubyibushye w'imibiri yombi ndimo ndamushakisha cyane ariko naramubuze. waba umuzi? umumama nzi ko ari indaya. uwuhe mumama? uwo mama umbwiye nyine ubyibushye utari muremure cyane nzi ko ari indaya mu mudugudu ahubwo se uramushakisha. mbese ushatse kuvuga ko mama wanjye ari indaya se? ntumbwire ko ari mama wawe. uriya ni mama wanjye ubyara. Yego ese mama wawe ko ari indaya we afite umwana mukuru biriya binabikorera iki? cyangwa ni ubugome mu baba bafite? ibyo bintu byo kwita mama wanjye indaya ntabwo mbishaka. ntabwo njya bimwese. ninde wabi kubera ko umwuga we bawuzi ntabwo bari kubura kuvuga ko ari indaya. ni indaya rero. ibyo bintu ntabwo mbishaka kuko iyo muvuze ko mama mu mudugudu wose baramuzi ko ari indaya. gira undi muntu ubaza utajya ngo ni nanjye umwese indaya. bisobanuye iki ko umwese indaya? icyo ni ikibazo ngewe ninjye kubivuga ni indaya. yewe rero numva mubwira wa mukobwa we undi munsi nkeneye yuko wita mama wanjye indaya. ntabwo ari njye bimwese bro. ko biba binkwago ni indaya nyine ubwo nyine ni indaya. ni we si njye wari mwise ubwo ni indaya. unjye nakunyuzamo urushinge. urimo uranseka se? ugira ute? nyine ugira ute? runyuzemo ndetse natumye avuga ko mama wawe ari indaya. mama wawe ni indaya. urimo uranseka njyewe urabona nkina nawe. ntabwo ibyo natumye kubivuga. ese njye wamubwiye ngo ajye kwicuruza indaya ahubwo inaciriritse. si njye wamwise indaya. uranyumva neza? izo ni inzika z'uko nibye umusheri z'uko naba naribye umusheri wawe imyenda. umusheri wanjye ahubwo urafashwe. uzi ko ushobora kuba ari wowe ushobora kuba warishe Safari. ko ashobora kuba ari wowe wivuyemo. nyine wivuyemo. urimo urandakaza njyewe nawe nkunda ibintu byo gutongana. mama we ni indaya. ikindi kandi ahubwo kuri polisi baraje guhamagarira. tuzasubira ubutaha. tuzasubire mubwiye ko mama ari indaya kandi umenye yuko polisi uzavuga abantu bishe Safari. ibyo byose urimo uravuga ushobora kuzabyicuza ari wowe. byivugane bro byivugane. bana yanjye ubusubu koko yaba yarabaye indaya ageze muri Kigali akararo. Mwana wanjye nawe naramuguze nzamenya mukurahe koko. Shere ngwino ntaruzana amazi. bose ni bari kuyiperuza. Amazi akonje. ariko rero ntabwo yaheruka gakoga. arakonje. tujye kwihanagura duhita tujya kuryama numva ngarutse muri mubi. izuba njeho niyo nahita nyitera amazi ntabwo byari kuvamo. Ni Imana yo kumba hafi. Niba nzajya mu buyobozi noneho nkarangisha umwana ubuse koko nzarangisha umwana n'umugabo. Ibintu birakomeye cyane.
sheri wicaye. nategereje Uwiteka nihanganye antegera amatwi yumva gutaka kwanjye kandi ankura mu rwobo rwo kurimbura no mu byondo by'isayo shyira ibirenge byanjye ku rutare kandi washyize indirimbo nshya mu kanwa kanjye niyo nshimwe ry'Imana yacu. Haleluya. Ijambo ry'Imana rirafashije. Se mama Oliva ko yakomeje kumpamagara. We mama Oliva. Kristo Yesu akuzwe. Meze neza. Mpamagaye bwa mbere nari kumva ijambo nari gusoma ijambo ry'Imana ariko urongeye nyine navuze nibwo nimara kugira ndaza kukuvugisha. Hoye yo warwaje umwana bitunguranye. Ubwo se nakuguriza nkanga Imana nanjye nta mafaranga afite muri no minsi. 35. Urabizi uri mwene data nari mfite dufara nari nahaye wa muhungu wanjye urumva urabizi ko nyine n'umusore wanjye namuhaye nyine ngo ayambikiye nari namuhayeho 30 ngo ayambikire sigarana 5 ariko ubu nawe ari mu guta ari hafi kugera mu rugo reka nze gatoya nahagera ndahita mubwira hanyuma ku buryo ndi buyakohereze kuri telefone. Urakoze cyane ntago nakwanga kugufasha kandi wihangane. Yezu ari mu ruhande rwawe. Urakoze. Umwana wanjye ari gutaha ryari rero. Mwana mama Yezu akuze. Iteka ryose. Uraje. Ariko mama wagusaba imbabazi. Babarira n'ukuri. Mwana wanjye se kubizi nakubyari kungukunda. Erega buriya dore njye kukwita izina ryitwa Irumva ni papa wari kwisi. Nanjye mwita Ganza. Nuko naribonaga ko rwose Imana yumvise amasengesho yanjye. Banumye ahantu kure cyane ndumva naniwe noneho hirwa nanjye kumutekerezaho nkumva sinzi ukuntu ibintu bigenze si uko ko hirwa kuko aranyanze birarangiye ubwo twatandukanye mubwiye ko kwifata ari byiza kuruta kwiyicira ubuzima kuko ko yamaze gushaka undi mukunzi njye yaranyanze base nzabibwire mama cyangwa nzabyihorere. Ari abakobwa rero ujye wihangana rwose ntukajye ubumva cyane ahubwo jye utegereza iki Imana izavuga ku buzima bwawe. Abavuga bose ngo iravuze ntabwo bivuze mwana wa. Urakabya mama. Oya ntabwo ngabya. Ese twakicaranye mfite none bwo kujya kuzana indi ntebe mu nzu. Oya yicarire mwana wanjye. Naho uriya rwose. Uriya mukobwa nubwo wasanze turi kumwe rega uriya mama nanjye mbakira mu bwenge. Yajye ushyira mu bwenge. Nsanze nta kigenda nazamuye. Noneho nahoze kare ndi kwibaza kumvuga nk'umwana wanjye kuko bigenze gute narindi gusoma rino jambo rya muri Zaburi ya 40 rirafasha cyane bivuga ngo nategereje Uwiteka nihanganye ndavuga nuko biri kose umwana wanjye nanjye shobora kuba naramubwiranye igiture mu ruhame reka nzashaka ukuntu tuganira nifuza ko kuzabona umuntu ukomeye kuzabona umuntu w'umugabo niyo mpamvu namba nguhozaho igiture ahubwo ndabyumva nanjye nawe nakoze amakosa ariko nakundi ariko nawe mama birankoreye ntago ari byo kumubitira mu muhanda mwana wa nanjye rero nuko urabizi ko ngufite urumwe noneho rero kubona abantu b'abakobwa birirwa bakwiruka inyuma ntago ari byo wowe nubona umukunzi akaba ari umukunzi umwe wumva ko mwiteguye kurushingana wa mukobwa mwateguye kujyana mu ntuze mu rukiko mukuri mwazaza tukabashyigikira tukagusabira tukagukwera ukagira urugo rwawe ako mama ubwo zuriya mukobwa ubwo uzi message Imana yamuhaye imenye
umva nawe wanshyigikiye. oya tuzabanza dusenge kuko abavuga muri no misi bose ngo iravuze ntabwo ari kwivuze tuzabanza dusenge tumenye koko nimba ari Imana yari yavuganye nawe cyangwa se ari umutubuzi washaka kugutuburira sibyo mwana wa cyokoze Imana ni igomba kudushyigikira kuko ubundi ngewe mbirebye nk'umuntu ibyo yambwiye nanjye nahita mbyumva nkanabyubaha tuzakomeza kubisengera ahubwo umwana wuje narindi kugutekerezaho mama Oliver amaze kumpamagara yarampamagaye ngo ahuye n'ikibazo yarwaje umwana ngo Oliver yarwaye kandi ngo muri no misi nta mituweli yari yakishyura mituweli zararangiye ngo amuvanye kwa muganga asanga mituweli kuko atishyuye kino gihembwe ngo asanga nyine zararangiye banga kumuvura yarambwiye rero ngo mugurize amafaranga kuko bamaze kumusuzuma ararembye bamusuzumye amuca amafaranga bamwandikiye fagitire abura amafaranga aranyitabaza arambwira ati ndwanaho ndabizi ko uri mwene data twazikoranye umurimo w'Imana unguriza amafaranga 35 kandi mwana wa nari nasigaranye 500 byonyine hari ya 30 nagwaye ngo ubikire numva rero mama Oliver no umuntu wacu ntacyo twamwima twaba tuyamutije hanyuma muri ya misi nayabona azayasubiza ariko se mama ubwo ngo uramuguriza amafaranga azayagura iya azaya hari nubwo rero wizera abantu b'iki gihe ntabwo bazi yewe hari nubwo rero namuhaye 100 mu bihe byashize yarongera yangarura mama Oliver n'umwana mwiza cyane yewe ntabwo amafaranga yo kujya kuguriza umuntu nzakomeza nyabike oya mwana wa none se si bya bindi tuvuga ngo kumvira none se sibyo nakubwira ngo mbwira ngo ugiye kwisubiraho cyangwa ubwo urashaka kuzajya uyajyana muri babakobwa bakajya bagushuka wegende yanzanire oya ntago nayaguha nubwo ari ayawe kubera iki mwana wa ese nge amafaranga yo kujya kuguriza nge se wayangurije ko nanjye mfite ibibazo nta kibazo mama Oliver azaduha umusibe ejo nanjye nzahita nyafatanya gusubiza nta nubwo nzakuguriza ahubwo nzaguha amafaranga ugenda ukore urutwenda ukuri icyo numva ushaka mwana wa ubizi ko ntacyo nakwiba kandi urabizi ko ntacyo nakwiba mwana ahubwo agenda ugire vuba urumva umwana nimba arembye aka kanya akaba akiri kumwe na muganga urumva ko ni ikibazo gitunguranye ese urabona ubu ngubu kuko utabimbwiye mu gitondo urabona amafaranga nyakurahe none se wayashyize nayo nibonera rwose none se ntabwo yabitse nzayaguhesha oya kandi umwana ari kwa muganga yewe mwana wa kwagira ngo umutima w'impuhwe byagenze gute ni yandi yanjye nkwaka ntabwo ari ayawe inkonde ngwaka yantize nindangiza nyatize mama Oliver yishyura imiti y'umwana ese urabona ngiye mitanyabona nanjye nayagurisha nayagurisha iki ubu ndabizi ubwo ari wowe ugiye kunkubita nayagurije usigaye nyine utuye dukina wayagurije gute se kandi utari wabanje ngo ubibaze nayagurije umusore w'inshuti yanjye kandi wari warambwiye ko nzayaguheje none se urumva ngiye ejo nzayaguha wayamugurije ubimbwiye ubisabye none se byari ngombwa ko ejo nzayaguha wowe utegereze ejo nihagera nzakuzanira amafaranga yawe yego mwabashizemo niko iru ukumbi ugiye kujya ufata amategeko wowe hano nka nyir'urugo utabanje ngo ubaze mama wawe ubwo ari wowe ugiye kumbwira ngo nayajyanye ngo nahaye wa mukobwa none nimba utayajyanye yari hehe nayagurije umuhungu w'inshuti yanjye yamugurije nyine ari ayawe ejo azayawe yewe ndashaka amafaranga kugira ngo ntabare umuvandimwe urabona ko nubarongera arampamagaye urabona ko nubuyongera akampamagara araguhamagaye se mfasha rwose imbabarira reka nze ndi kuvugana n'umuhungu wanjye nze turebe ukuntu nagushyira kuri telefoni ndumva ntazi ibyo ari kumbwira kubanza banyinisha niko umwana wanjye ameze nyine oya nihangana arakira ndaje nshakisha ukuntu mpita nyagushyira kuri telefoni yewe mfasha irumva mfasha urabona ko umwana ararembye kuko ngo agiye kubana transiferi ese ubu biragenda none ubu si umuhungu ndasanga atarayakoresha reka njye kureba reka no kubwira mwana wanjye urabona ukuntu mama Oliver agikomeje ampamagara afite ikibazo gikomeye mbabarira umfashe ugende uyazane nutayabona ntungarukire mu rugo kuko waba umaze kunanira uri kuninza gusa nisanga yayakoresheje reka nzaraje turebe ukuntu tubigenza ushaka ukuntu ugira vuba vuba